nongeye kubasuhuza aho muri mu mpande enye zitandukanye z'isi ibisanzwe ni Mike mukomeze kubana mu bikano bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gikomeye cyane kiri kuvuga kuri internet ku mbuga zitandukanye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeye cyane. Mu Misiya haravugwa umutingito ukomeye cyane wabaye utarigeze ubaho mu misi yatambutse cyangwa se mu zatambutse ukomeye cyane. Ni umutingito ukomeye cyane wibasiriye Uburusiya. Turagenda tubihuza kandi bivuge n'icyo Bibiliya ibivugaho no kuri za tsunami zigenda zirwa muri iyi misi izigiye zitandukanye n'imyuzu iri ku bantu batandukanye n'ibiza biri kugenda biri kuza biri gutera iyi si yacu. Tugenda tubihuza n'ibyanditse byera turebe icyo bibivugaho. Ibisanzwe kandi nta kibazo kukubwira kora subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel yanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku mutingito warabaye mu Burusiya n'ingaruka wateje mu isi muri rusange. Buriya iyo umutingito wabaye ukomeye umwana ukunguku uteza ibibazo bitandukanye. Nk'ubu twavuga nko mu Japan wateze tsunami, no muri Amerika naho nuko nguko wateze umwuzure ukomeye cyane. Leta zigiye zitandukanye zirwimura amamiliyoni y'abaturage zikabakura mu byabura ngo batahura n'ibyago byo bahura na tsunami ikomeye cyane cyangwa se n'ibyago byo kuba batwagwa n'umwuzure utewe na tsunami. Tsunami ni ikintu gikomeye cyane giterwa no kwivumbagatanya ku isi cyangwa se ishobora kuba yaterwa n'umutingito wabaye cyangwa se ishobora kuba waterwa n'umuraba mwinshi cyangwa se n'umuyaga mwinshi wabaye mu kivu cyangwa se mu nyanja. Uwo muyaga cyangwa umutingito ugasanga bigiteje ibibazo bikomeye cyane, bizamuye amazi ugasanga amazi arazamutse ku rwego rutigeze rubaho, ugasanga asenye ibikorwa remezo bitandukanye cyangwa se biteze umwuzure ukomeye cyane. Buriya uyu mwaka wa 2025 wabayemo ibiza bigiye bikomeye cyane. Nta kwezi na kumwe kwese kutabayemo ikiza gikomeye cyane kandi kihangayikishije isi muri rusange. Twagiye kumva imyuzu igiye itandukanye giraba, twumva inkunga z'imuriro zagiye zirafata ahantu hatandukanye agacikanirwa ugasanga karahiye, ugasanga n'ibindi bigiye bitandukanye zagiye biraba muri amezi atangira umwaka yashize. Ese ikintu twakibaza, ese Bibiliya yaba yarabivuzeho cyangwa se yaba yarabihanuye, cyangwa se twaba turi munsi ya nyuma y'imberuka? Uyu mutingito wari ukomeye cyane wabaye mu Burusiya, buri bavuga ko wari ku gipimo cya 7.8 wangije amashuri, imihanda, amazu, ibitaro n'ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye wadangijwe n'uyu mutingito ukomeye cyane. Inkuru zatangazwe n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byagaragaje ko hari ingaruka zikomeye cyane ibihugu byegereye inyanja ya Pacific byagize. Twavugamo nka tsunami yateje ibibazo bikomeye cyane ku nkombe z'Ubuyapani no ku nkombe zo ku ruhande rwa Amerika. Ariko se ikintu twakomeza kwibaza, ibi biza ni ibintu biri kuba gusa nk'ibisanzwe cyangwa se biba cyangwa se hari icyo Bibiliya yabivuzeho? Zaba mu minsi ya nyuma y'imberuka, Luka igice cya 21 umurongo wa 11, reka turebe icyo bibivugaho. Kandi mu isi hamwe na hamwe hazabaho ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ese umutingito, tsunami n'ibihe bidasanzwe byo mu kirere ntibihuza neza n'ibyo Yesu yavuze ko bizaba mbere y'uko agaruka? Matayo 24:7-8. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Buriya umutingito si igikorwa cya siyansi gusa, ahubwo ni ikintu cyerekana ko ibintu biri kurushaho gukomera iyi si yacu. Subscribe, like, comment kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel yanyu. Ciao ciao, nk'ibisanzwe ni Mike nakagaruka. Ciao ciao.